turi mu gihe nyine cyo gutwikururwa. Niyo mpamvu rero iki gihe turimo cyo gutwikururwa abantu bari kukinyuzwamo n'ibibarimo, ntabwo ari byo biyitirira. Rero ibikurimo nibyo bigomba kukunyuza aho hantu. Nimba rero uri umunyabyaha ariko ukaba wabihishaga, iki gihe birangombwa ko cya cyaha cyawe kijya ku karubanda kugira ngo unyure aho hantu. Nimba wari umukristo, ubukristo bwawe nibwo buri bukunyuze aho hantu. Rero n'abana ni mukure, kuko Pawulo yandikira Abagalatiya 4 yaravuze ngo umuragwa iyo akiri umwana ngo ibyo bikomeza gutwarwa n'ibisonga ndetse n'abamurera. Naho Abaheburayo 4 Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 12 Pawulo yandika yaravuze ngo 5 yaravuze ngo umuragwa iyo akiri umwana ngo mwagiye mugaburirwa ngo ariko ngo aho bigeze ngo muracyashaka kwigishwa iby'ishingiro rya mbere, ngo muracyashaka kuramizwa amata. Abo ni abantu bamaze igihe biga ariko batashaka kumva ibintu biremereye, bagishaka kumva ibintu byoroheje ari byo by'amata. Nka bwa butumwa twabwirwaga tukiza muri Kristo cyangwa tukiza kumva iby'agakiza cyangwa kumva iby'ijuru, aho twabwirwaga ibyoroheje tudashaka kumva ibiremereye. Ariko iki ni igihe cyo kumenya iby'Imana, tugahwezesha, tugakomera, tugakura mu buryo bw'umwuka, kuko igihe turimo ntabwo ari igihe cyo kujenjeka, ni igihe cyo kunyuzwamo n'ibiturimo. Wenda ndumva n'ubundi wari urimo ugira itorero inama, nagira ngo abe ari naho dusoreza, kuko abantu benshi bararushye, bategereje ibintu amasezerano y'amahuri, bari aho bategereje gusa. Nagira ngo ubwo ugire icyo ubwira itorero mu by'ukuri muri rusange ku bijyanye n'ubuhanuzi. Itorero ndarisomera Abefeso ibice 3 umurongo wa 10 ngo kugira ngo muri iki gihe, Abefeso ibice 3 umurongo wa 10 kugeza 12, kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bwo mu buryo bwinshi, nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo umwami wacu. Muri we nimo duhererwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba, tuheshejwe nk'uko twizeye. Bizere Imana cyane, begere Imana.